Turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, reka twizere ko mukomeje kugubwa neza nk'uko duhora tubibifuriza aho muherereye hirya no hino ku isi. Yes, komeza rero kandi subscribe utarabikora, cyangwa se ukore ku kazogera, ukore share, cyangwa se ukande sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa kugira ngo mujye mubona ibyiza byose tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Yes, iyi rero ni kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ari nako kandi tububakira mu buryo bugezweho ndetse tukamanaginga imitungo yanyu. Si ibyo gusa, kubera ko tubasha no kubashakira ibyangombwa byo kubaka no kuvugurura. Yes, nk'uko rero muri kubibona cyangwa mwagiye mubibona ku maskrini yanyu, turi kubereka inzu. Ni inzu nziza iri mu kibanza kinini cyane. Ni ikibanza kirimo amazu atatu. Ni ikibanza kirimo amazu atatu. Iki kibanza kikaba ari ikibanza kinini cyane gifite ubuso bwa metero kare 750. Ni ukuvuga ngo harimo ibibanza bibiri birenga hafi bitatu. Iki gipangu rero kikaba kiri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Gasabo, ahazwi nko ku Gisozi. Iki gipangu kiri ku Gisozi ndetse kikaba kirimo inzu eshatu. Inzu imwe muri izi ngizi ni iyi ngiyi muri kureba ndimo mbatambagiza, akaba ari inzu yo guturamo, ifite ibyumba 4 byiza binini, dushe na toilette ebyiri, salon, salle à manger ndetse na cuisine yo mu nzu ifite na stock. Yes, hanyuma iyindi nzu rero akaba ari inzu ya etage nini nayo ingana gutyo, ifite ibyumba 4 yo kuryamamo. Iyo nzu ya etage rero yo akaba ari chantier. Nkuko muragenda mubibona ku mashusho, ni inzu yo ituzuye. Ni inzu ituzuye. Hakabamo indi nzu ya gatatu y'ibyumba 2 na salon na cuisine na douche na toilette, nayo ni inzu yuzuye. Iki gipangu rero kikaba gifite ubuso bunini cyane, metero kare 750. Ni ukuvuga ngo aha hantu tukaba turi kuhagurisha, kandi twagurisha amafaranga atari menshi. Mu by'ukuri ushobora kuhagura ukubakamo andi mazu ni etage, byaba ari amahirwe yuko ikiri chantier iri hasi. Ushobora nawe ubwawe kuvuga uti ngewe ntabwo nguma nyubaka ari inzu imwe, ahubwo ndikuriramo 4 in 1 cyangwa se inzu enye zimpa ubukode. Ni ukuvuga ngo ushobora kubaka iki kibanza cyangwa se iki gipangu kongeramo andi mazu, ukaba wahageza ku bushobozi bwo kubasha kukwinjiriza amafaranga y'amanyarwanda arenga miliyoni 3 bitewe n'uburyo washatse ku exploiter. Nk'abatekinisiye tuzajya tubabwira ibintu mujye mubyumva. Dore ngiyo etage hirya ituzuye muri kuyibona, iriya wayikuramo 4 in 1. 4 in 1 y'iriya etage ya hariya byibuze buri yose ikodeshwa nka 700. Murumva ko ari miliyoni 2,800. Iyi cadastre nayo uko imeze ubu ngubu bayikodesha nka 700, ubwo se 3 n'igice. Niyo annex ya 2 na sale isanzwemo nayo ukayikuramo nka 300, zikaba urumva 3,800. Ariko kandi wagiye ushyiramo ibikoresho zarenga zikajya no muri 5-6. Ntabwo ari inzozi, ahubwo iyo uje ukinvestisa ukagendera ku nama zacu, ibyo tukubwira birashoboka. Kandi ubwo ibyo ndi kubikubwira urangije cyangwa se ugakora neza amazu arimo, ndi kukubwira uburyo ushobora kujya ukuramo na miliyoni zigera muri 5. Ariko kandi kubera ukuntu ari hanini cyane, ushobora no gukuramo amazu arenze ayari arimo nayo twebwe twari twarateganyije abayubatse. Iki gipangu rero kirashaka amafaranga mu by'ukuri, kandi kirashaka amafaranga atari menshi cyane. Kikaba kigurishwa. Nababwiye yuko ushaka kugera kuri iki gipangu kiri hano ku Gisozi muri side ireba mu mujyi. Nababwiye yuko iki gipangu kidashaka amafaranga menshi cyane. Turakigurisha miliyoni 90 zonyine z'amafaranga y'u Rwanda. Miliyoni 90 ari negociable. Kuri miliyoni 90 iki gipangu gifite ubuso bwa metero kare 750 gishobora kuba icyawe, ndetse n'ayo mazu yose arimo. Bivuze ngo rwose nibyungura. Miliyoni 90 rero iki gipangu kikaba icyawe. Ubaye wagikunze waduhamagara kuri 0748483797 cyangwa se 0781 230 123.
miliyoni 90 negosiyabule ku kibanza gifite metero kare 750 kirimo n'ibikorwa. Murumva yuko ari ibintu bidasanzwe. Ushobora kudusanga rero ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, turabakunda cyane. Komeza ukande subscribe cyangwa se sabone utarabikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi 5 kuri 5. Turakunda cyane. Ciao ciao.